Ese iyo wumvishe ijambo inkotanyi aho uri hose wumva iki? Ubundi ijambo inkotanyi riva ku nshinga gukotana, bisobanuye gukorana umurava mu byo ukora byose nta gucika intege kandi ugashyirwa ugeze ku ntego wihaye. Ariko njye si uko mbyumva, ahubwo iyo uvuze ijambo inkotanyi mu bwonko bwanjye hahita hazamo abagabo n'abagore basize ibyo bakunda bakajya ku rugamba rw'amasasu y'injyana muntu mu gihe imiryango yabo yari bakeneye, ariko bakanga bagafata iya mbere bakaza kubohora u Rwanda rwari ruboshywe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Nta kiguzi na mba bemera kwitanga kugira ngo barokore abatutsi bicwaga muri jenoside yabakorerwaga mu 1994. U Rwanda rwari ruri mu manga, barusubiza ahaterereye rurongera ruragendwa, maze amahoro arahinda, iby'amoko turabirenga, ubu intero ni ndi umunyarwanda kandi ufite ijambo. Bityo iyo numvishe ijambo inkotanyi rero, kuri njye numva ubuzima. Uyu munsi tugiye gutatura akantu ku kandi, amateka y'umwe mu bategarugori batanye n'umuteto, ahubwo bashyira imbere ibitekerezo byo gutabara urwababyaye rwari mu mage, ari we Liyetona Nyiranteko Clotilde. Uyu mubyeyi w'imfurakazi itagira uko isa, iri shyaka ryo gufata umweka agakenyera agakomeza, maze urutugu rusanzwe ruterura umwitero akaruterekaho imbunda rukayitengata, yaritewe n'iki nande? Ubundi se ni mwene nde wo kwa nde? Ese ibyo yakoze byo yabikoze ate? Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twize. Ubundi Liyetona Nyiranteko Clotilde ni umukobwa wa Muyango mwene Kampayana ka shefu Kigenza cya Rwakagara, aba ni abega b'Abakagara. Naho nyina wa Liyetona Nyiranteko Clotilde akaba igikomangomakazi Mukagatare Gaudence, umukobwa wa Simoni Gashegu mwene Rwangiye rwa Nyirindekwe wa Yuhi wa kane Gahindiro umwami w'u Rwanda, aba bakaba Abanyiginya b'Abahindiro. Uyu Liyetona Nyiranteko Clotilde yavutse ku itariki ya 26 Ukuboza mu 1942, nyuma aza kwitaba Imana ku itariki ya 11 Ukwakira muri 2021. Imana ikomeze kumwakira mu bayo. Kuva mu 1963 kugeza mu 1967, Nyiranteko Clotilde yabaye umwe mu bayoboraga ingabo zamenyekanye ku izina ry'Inyenzi. Muri izo ngabo rero z'Inyenzi niho Nyiranteko Clotilde yari yaraherewemo ipeti rya Liyetona kubera ubushobozi budasanzwe bamubonanaga. Izo ngabo zagabye ibitero mu Rwanda zigamije gucyura impunzi z'Abanyarwanda zari zarahejejwe ishyanga kuva mu 1959. Nuko zimwe mu ngabo yarayoboye rero zagabye ibitero za Nshiri mu Bugarama ndetse na za Bugesera, aho zafashe ikigo cya gisirikare cya Gako mu Bugesera, ariko ziza gukumirwa n'ingabo z'igihugu Garde Nationale ku musozi wa Kanzenze hafi y'ikiraro cya Nyabarongo. Habura imyaka 2 gusa ngo ingabo za FPR inkotanyi zitangiza urugamba rwo kubohora igihugu, kubera ubunararibonye Nyiranteko Clotilde yari yaragaragaje mu gihe cy'urugamba rwo mu 1963. Major General Fred Gisa Rwigema yamusabye ko yabafasha akaba umuyobozi ushinzwe gukangurira no gushishikariza urubyiruko rwari mu buhungiro kwinjira mu ngabo z'inkotanyi. Muri urwo rubyiruko rwagiye mu nkotanyi kubera we, harimo n'abana be bahise bafata iya mbere bajya ku rugamba.
Liyetona Nyiranteko Clotilde Witahiye rero yasize abana 6 b'abanyiginya b'abagunga barimo nkuzwi cyane ariwe Jean Paul Kenny Christian Muyango, asiga abuzukuru 22 n'umwuzukuruza umwe. Nimumfashe dusubikira aha kuko wavuga ibigwi by'iyinga bidasanzwe bingana imvura bwakwira bugacya. Kuri nge yabaye icyitegererezo cyiza ku mugore wese w'umunyarwandakazi, yerekana ko umugore uretse no guteka gusa yanatekereza kandi agatekereza ibyagirira igihugu akamaro. Gufata umwanya wawe ugakurikirana ibiganiro byacu ni iby'agaciro gakomeye, turagushimiye. Kora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu. Gira uruhare kandi mu biganiro byacu twandikira muri comment. Nge wumvaga ni Roger Twiz. Ciao.